bahungu bawe n'abakobwa bawe uduha imbaraga zo kuguhagararira mbere yuko tujya mu ijuru. Dusiga impinduka, duhe gusiganwa mwami w'abami. Abagendaga buhoro, ababikoraga rimwe na rimwe twabyutse neza, twagize agatege, indi minsi tukabivamo. Abatari babyitayeho mwami w'abami, ko twumvaga hari abandi bantu bazabikora neza, ndetse hari abandi bantu babishinzwe. Turasenze ngo uduhe imbaraga zo gusiganwa, uduhe imbaraga zo kwihuta, uduhe imbaraga zo kuba abakristo bari aggressive, batadamaraye, batari mu bunebwe, batameze nk'aho ntacyo bakorana nawe, kandi waraduhinduye ko wakazi. Turi abantu bakorana nawe, turi abafatanyabikorwa nawe. Utwibutse mwami, utwibutse, wari ubutwibutsa. Hagurutsa abahungu n'abakobwa muri iri teraniro, hagurutsa abahungu n'abakobwa aho ijwi ryanjye hose rizagira nyaguhora ku ngoma. Bari busiganwe, bari bwiruke, bari bugwize imbaraga, bari buguhe impano zabo, bari buguhe imibiri yabo, bari buguhe ubutunzi bwabo, bari buguhe ubwenge wabahaye, bari buguhe pozisiyo ubicazemo, bari buguhe buri kintu cyose, buri buntu bwose buri ku buzima bwabo, bari bubiguhe mwami kugira ngo bikoreshwe mu bwami bwawe, maze abantu bakumenye kandi abantu bungwe nawe mwami. Utubabarire gupfusha ubusa ubuntu twagiriwe, ubuntu ufite ku buzima bwanjye ntibungana n'ibyo ngukorera mwami. Harimo iminsi yo kunebwa, harimo amasaha yo kunebwa, harimo amasaha yo kugira isoni n'ikimwaro, harimo amasaha n'iminsi yo kwitinya. Ubuntu twahawe ntabwo tubukoresha nk'uko bungana, ntabwo turimo kwitura nk'uko twagiriwe, ariko duha imbaraga mwami, duha imbaraga. Uko uyu mwanzi adatakaza amahirwe namwe, uko Satani adatakaza opportunity n'imwe yo kureshya abantu, abereka ibihendo bye, abayobya. Reka unkoreshanye n'aba bahungu bawe n'abakobwa bawe kudatakaza opportunity n'imwe yo gutuma abantu bungwa nawe, abari bacogoye basubizwa mu imbaraga. Udukoreshe nk'uko wagambiriye, udukoreshe muri sferi zose z'ubuzima duhagazemo. Abacuruzi ukorane nabo mu kazi kabo, abari mu office ukorane nabo, abanyeshuri ukorane nabo, ababyeyi turi mu mago ukorane natwe, abasore n'inkumi ukorane nabo nyaguhora ku ngoma, kugira ngo ureshye urungano rwacu, ureshye abo washyize muri position zimwe n'izacu, ureshye abo watwicaje hamwe nabo, ureshye abo wadutumyeho nabo watwegereje mwami waba ukoresheje ubuzima bwacu. Reka imbaraga zawe zigwire muri twebwe, duhe imbaraga zo gusenga kugira ngo gukora k'Umwuka Wera kwagurukire muri twebwe, duhe imbaraga zo kuba mu ijambo ryawe kugira ngo tutayobagurika, tutuzurwa muri intege nkeya washaka kudutuma ugasanga tudashyitse. Utwuzuza ibyawe kugira ngo duhaguruke nk'abahungu n'abakobwa bashyitse, ushobora gutuma batari bugukoze isoni. Wavuze ku mugaragu wawe Paulo, uravuga ngo uzamutuma ku bami, ku batware, ku bayobozi bo muri Isiraheli, ku banyamahanga. Urangije uramwekipa, amara iminsi atindana nawe, ijambo ararimenya ryuzura muri we. Yahagarara imbere y'abami ntibamuvuguruze, yahagarara imbere y'abatwara akabishobora, yahagarara imbere y'abene b'Abayuda akabibasha, yatuma ku banyamahanga akabishobora. Reka intege nke zanjye ntizizatume ahantu wantuma ngo mpagukoreze isoni mwami waba. Twuzuze ubwenge bwawe, utwuzuze imbaraga zawe, utwuzuze gutinda mu ijambo ryawe, utwuzuze umwuka w'amasengesho kugira ngo impano zawe isi itabasha kuvuguruza zikorere muri twebwe. Utagira ushaka kudutuma ugasanga tudashyitse, ngwino utwihutishe kugira ngo ubukererwe bwose, kugwingira kose kwagaragaye mu buzima bwacu bwo mu mwuka gukurweho mwami waba. Tugarure ku mavi, tugarure ku kuzindukira imbere yawe, tugarure mu kurara imbere yawe. Ngerukira amaso yacu mu gusoma Bibiliya bitari mu bunebwe. Yadusomye igice kimwe ku munsi twumva ibintu byacitse, ariko abatumwa nawe bafite umuvuduko, ngwino twihutishe Mwuka Wera. Ryari itegeko ku bami ba Isiraheli, ku mwami wese wagiyeho yiyandikurira amategeko yose, ibitabo bya Mose byiyandikurira n'ukwe kuboko kugira ngo bibe mu mutima wazabashe kubitoza abantu. Dukize ubunebwe mwami w'abami bwo mu mwuka. Kwiyiriza byabaye ingume, iyo tubikoze turabyamamaza. Tugarukeho Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndakwizeye Mwuka Wera, nizeye kuzabyara abahungu n'abakobwa kuri iki gicaniro, nizeye kuzahagurutsa abahungu n'abakobwa bazakora ibirenze ibyo twakoze. Nizeye gukora kwawe si kubw'imbaraga n'amagambo yacu menshi, no murimo wawe. Turakwizeye Mwuka Wera, tuguhaye icyubahiro,
tuguhaye room mu mitima yacu, tuguhaye umwanya kugira ngo ukore nk'uko ushaka. Ndagushimiye ko twese utuzi, aba bahungu n'abakobwa twahuriye hano, twese uratuzi kandi mu mazina yacu. Nshobora kutamenya amazina yabo, ariko wowe urabazi nyagahora ku ngoma. Twese uratuzi. Imbere yawe nta muntu udafite icyo avuze, imbere yawe nta muntu w'ingwiza murongo hari, imbere yawe nta muntu waje guherekeza abandi. Twese turaba agaciro mu maso yawe, ngo niba igishwi niyo kiguye hasi ubimenya, na nkaswe twebwe abaguze amaraso, na nkaswe twebwe abana bawe turaba agaciro mu maso yawe. Imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze, uzi imiryamire yacu n'imibyukire yacu nyagahora ku ngoma. Nkuzaniye ibintu byose byuzuye mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, ndabikuzaniye Uwiteka Mana Nyiringabo. Nkuzaniye ibyifuzo, nkuzaniye amasengesho, nkuzaniye kuganya k'umutima, nkuzaniye ibisobekeranye umuntu atabasha no gusobanura, nkuzaniye ibyo byose Uwiteka Mana Nyiringabo. Nkuzaniye iby'abana